nyuma y'uko ubaye umubyeyi w'abana utabyaye, abantu bashobora guhita bibaza ese nubwo ari umubyeyi w'abandi bana atabyaye, we yaba yaragiriwe umugisha wo kubyara? Ubu izi saha niba warabyara bitubwira, tubwire n'abana umaze kugira baza basanga bane uri kurera. Ntabwo ndabyara, kare mbanza ngira ngo niba mubyibuka navuze ko maranye na madame imyaka 5 ariko ntabwo turabyara umwana, ariko dufite amasezerano yo kubyara abana ndetse cyane kuko mfite isezerano yuko nzanabyara abana 2 impanga. Ndazitegereje mu gihe kizaza. Kamubwire kano kantu nkivuga ko ibi umumama mwigeze asanga hano ku rusengero bazana ari bagenzi ari 2 bombi baje nari ndi mu byo gusenga, baza kungisha inama kumbi yari amaze imyaka 8 yarabuze urubyaro. Noneho undi nawe amaze imyaka 7, ariko imiryango barimo ngira ngo uhite nanabwira abafite icyo kibazo, nubwo imiryango yaguteye hejuru, nubwo imiryango ikwamaganye ngo umuryango urawuciye, ntabwo ari wowe ikibazo, si wanaciye umuryango wabo, kubera ko ntabwo umwana yigeze azanga umusubizeyo. Ihanganira umunsi mubi, Imana nigutabara irimo irubaka ubuhamya, nigutabara uzabona icyo uzabwira abandi. Baza kunganira barambwira ati ro pasteur dufite urugendo tugiye kujyamo, bampisha ubwo ariko bambwira ngo mbasengere kugira ngo urugendo rwabo ruzahe. Kumbi bari bafite gahunda yo kujya muri Tanzania, kugenda bagiyeyo babarangiye ko hari umupfumu uzabafasha kugira ngo babashe kubyara. Noneho mugenza mu ijwi ngo ndasenga, ngiye kubona mbona umwe afite amafaranga 340, undi afite 360. Ndababwira ati nk'abagore ko mufite ifaranga byinshi mubijyanye, mwe muretse kumbwira mbanze mbazo Uwiteka ibyaya amafaranga. Ndasenga, mu gihe ndi gusenga ijwi rirambwira ngo abagore bagiye muri Tanzania, bagiye gushakisha imbaraga zabatera kubyara. Ndababwira tumva rero mbabwire, murashaka ntimugiye gushaka umupfumu, muranyemerera bari abarozi muriba bakoresha uburozi bwa ubundi nta gaciro bugira agaciro kubera amagambo bagira gute bavuga. Nakivuge kino kiyo umurozi burya uburozi bwose uko yabutanga bumeze, uburozi bwe bugira agaciro bitewe n'amagambo yagize gute yavuze. Urakoze cyane. Imitongero batongeraho niyo bigira agaciro. Ndababwira rero munyemerera aya mafaranga mufite, wowe turufite 340, wowe ufite 360, niba nkubeshyera musohoke mwitaye umwate niko bimeze. Aya mafaranga nimufata amafaranga 100, wewe urafata 140 uyasige hano, nawe urafata 160 uyasige hano, mugende 200 musigaranye mwebe uko yasasiganye 200, muguremo inyana nziza. Iyo nyana izajya kubyara nawe ubyara, umwana uzabyara azanywa amata y'iyo nyana yawe. Umugore umwe yumva umutima we urabyakiriye, undi ati waya wapi. Ndabwira ati okay, ndabona ko umutima wanyu utabyakiriye. Noneho ubwo rero imitima yanyu iri kujya impaka, Mana uzabane n'abantu bawe bagenda amahoro. Ariko nimugera Tanzania ikizaba bazabambura, kabiri bazabasambanya tarabaga. Ngaho mugende mujye gusambana bazo muzagaruke. Barasohoka bageze hanze, umugore umwe nagaruka avuga ati pastor ko giwe numva umutima wanjye ushaka kubikora, waretse nkasiga amafaranga yanjye nyo kugomeza ukasengera ngiye nkazabya. Ndamubwira aho ya mukobwa mwiza, jyana none na mugenzi wawe. Ati nanone tutajyana azantanga mu muryango, nubwo benda konyoka n'undi banyirukana. Nubwo we nimugende mujye muri gahunda za. Baragenda bagezeyo bya bintu niko byabasohoyeho. Baze kugaruka twari dufite igiterane nakoranye na Theo w'umuhanzi bose babireye. Turi mu giterane cyari kirimo abantu benshi. Noneho mu gihe ndimo mbwiriza nje kubona mbona wa mudamu umwe muri abadamu yicaye imbere yanjye, mukubita amaso nibuka iyerekwa nagize. Numva ijwi rimbwira ngo pasteur ngo nigihe ryajwi rikunda kumamagara ngo nzabirinda Manuel, ni igihe cyo kugira ngo gitangaza kibi. Ndavuga ngo Yesu we ngwino nkubwire, ese koko ni igihe cyo gukora igitangaza? Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ni igihe. Ndamuhamagara, fata ya mazi narindi kuba. Ndamubwira ngo mvama, fata ya mazi, tega ibiganza, karaba. Arakaraba. Ndamuga fata ya mazi asigaye yanywa, arayanywa. Ndamuga ngo genda wihuta mu giterane cy'akinga abantu benshi, uhamagara umugabo wawe, umuhamagare bwa mubwira ati ngo ndagukeneye. Najya mubwira ati umugabo uri numara kumugabwa ati jya kuntera inda. Ngaho taha kandi tugenda we byakemutse. Aragenda. Ndamubwira ati tuzongera gukora igiterane indi mwaka ufite umwana w'umuhungu. Aragenda. Ukuri kwa bakristo
uwo mumama niko yagiye biragenda amaze gusama inda wumve ibintu bigaruka mubwire n'abahanuzi tugenda tumara guhanura twangiza tukajya kwiyemera ngo twebwe twarahanuye twahanuye ariko ntabwo twebwe twasohoje twebwe icyacu turahagarara tuvuge message ariko Imana iraza kuzuza message yayo byumvikana n'Imana namaze kuguhanurira wisigara uhanze amaso nzabirinda ngo nzabirinda ahubwo sigara uhanze amaso ku Mana ubwire ngo Mana sohoza umugambi wawe numvishije icyo watumye umukozi wawe sohoza umugambi wawe ndangije umumama amaze gusana inda noneho yagira muri quartier bamaza ngo iyo nda se wayikuye ngo ni yanzabenda yane aho mu mwanya wo kuvuga ngo yarasengeye yaramanuriye wakajya avuga ngo ni inda namuteye inkuru zirakwira umugabo we bimugeraho yana ari ku kazi amanuka aza kureba uwamutereye inda umugore ndabyibuka asanga mu gasoko kubera ko ngiyewe nkunda gukora mu buzima bwanjye nabyutse numva ashaka kubaho mu buzima bukora ushakisha kugira ngo nibikuntu nabaho mu buzima budafite bitiwe n'ubuzima nabyirukiyemo mu muryango niba hari umuzimo nkigwana nawo nkivuga ngo sinkeneye ko kuba mu uwo muzimo sinkeneye kuzanankurikirana n'abanje ngo bakurikirane umuzimo kubaho mu buzima butajya ngo buhake narariye sinahaka none ko ufite bano bana bangana buri inzara irajyana njya sanga abantu ku muhanda havuga ngo Mana si ikiro kimwe cy'umuceri ifite habafata habazana abwira mada ndashimira Imana nanavuga shatani no kuri Imana imuhumugisha Imana yamaye umugore wari kwiye kwihanganira nzabiri nta wundi mugore wari kwihanganira amafuti yanjye aha kanone kamavuge nta wundi mugore wari unkwiriye uretse bwaho neza shatani kubera iki amafuti ngira ntonde kwihanganira uzi ko ahisha ibiryo by'abantu batatu nari nibereye mu muhanda nigendeye nkasanga utumaye babo hano muri video hahita ndo ku munzu nimuze mu nkurikire tukaza ibiryo yateguriye umugabo hahita ashyira ku gasane to uwo mpaye akarushe kamwe tukadusaranganya niki bivuze iki nuko umutima wanjye uri noneho aha hantu naringeze ndashaka kubwira ngo iyo Imana ufite umutima uciriye bugufi kubera iki Imana ikugambiriyemo igenda iguhuza n'ibyo igomba kuguhuza nabyo kugira ngo umugambi w'Imana wuzure ku buzima bwawe izina ry'Imana rihabwe icyubahiro aha hantu rero muri ubwo buzima bwose nagiye nyuramo ngarutse ku buhamya aho narindi uyu mwana wari urimo mbaza ngo ese uyu mwana uyu munsi wa none ese yaba ameze gute umukobwa w'inkumi afite abandi bana hanga wababonye abo bana ababyeyi babo hari abo nzi nabo ntazi hari uwo ufite umusazi uwo musazi iyo ngeze muri quartier ya Kambura wenda akinkubita amaso ahita avuga ngo mudakora kuri yanderera umwana uri yanjye nawe dufitanye umwana ikintu ntabwo cyumva si umusazi ariko akimbona aravuga ngo uriya mugabo afite umwana wanjye uwo mwana ambereye umwana kubera ko numva nge mbakira iyo maze kubakira simba nkibabonamo babana bahariye ihita mbona ari abana banjye umutima wanjye bakira nk'abana banjye hari ahantu wari ukomoje uvuga uti wa mugore nasengeye yagiye avuga ngo nzabirinda niwe mfitiye umwana umugabo abyumve aramanuka nagira ngo tubwire aho hantu ukuntu byagenze umugabo yaraje ashyike aho narindi mu gukorera mu gasoko araza aranyitegereza ntago yaranze arandeba none umuntu arimo arandeba cyane uko anyitegereza tuvuge kuri umuntu ese yanshakaga byamugendekeye gute ndamusanga ntumaze aho ufite ikibazo cy'ifite Imana umeze niwe nzabirinda ni wowe nzabirinda ambajije rya gatatu ryajwi rimvugisha rirambwira imvugo y'Imana ambwira ngo uwo mugabo wa mugore wasenge uwo mugabo yazanywe na misiyo yo kugira ngo akurase ngo kuko wamutereye inda umugore ndamubwira yo papa so ugatsindwa se wateye umugore wawe ubuje kuranzabira ngicyanjye kwa njye narahanuye hano rubyo umwana uzavuka ahubwo ngwino turi ry'abahanuzi wigendera ikintu cya kabiri wibuke ko no kwaka uruhushya byakugoye uranabeshya kugira ngo nkusobanurire wa mugabo uwuriwe wasabye uruhushya ubeshye kubera ko washaka kuza kundeba kubitewe n'abantu baguhamagaye genda utegura inkosha z'abana naho ibyo kuvuga ngo nzana guterera uyu mugore byihorere n'Imana yakugiriye neza
ituma ugiye kubona umwana. Umugabo yahise apfukama akurayo aravuga ati dona nje kurasa, nari nabisinyiye ko ndi bukwica, mbabarira mbonye umuntu w'Imana, musengera mu isoko ndamwatuza, maze kumwatuza ndamubwira ngaho igendere ubwira abandi ubuhamya kandi uzabe gutura ituro ry'umuhanuzi. Umugabo aragenda, umubyeyi yaje kubyara umwana, yaramunzaniye umwaka ushize, umwaka 2017 mu kwezi kwa munani ku itariki 20 nibwo icyo giterane cyari cyabaye 20/2/2018. Uwo mubyeyi yaje kundeba, nta nubwo ari umunsi w'iteraniro, ariko yaje kundeba ku itariki yari yageze azanzaniye umwana. Ibyo rero ni bimwe mu bintu nagiye mbona. Iyo Imana iguhaye isezerano, wowe icyo usabwa no kurinda isezerano wahawe n'Imana kandi ukaritegerereza wihanganye. Ngarutse gato mu buhamya rero, muri gukorera Imana, nkatangiza icyumba cy'amasengesho, naje kugeza igihe Imana imbwira ngo ntangize itorero, nimve mu itorero narindimo, ngo umurimira waguye nje gukora itorero ryagutse, kuko ivuga butumwa ryanjye gari rigiye rifite inzitizi. Najyaga kugenda bakambwira ngo oya, wasenganye n'abantu mudahuje, wasenganye nabo mudahuje. Mbona hatangiye kuzamo ibimbuza guhura n'abantu bose rusange, kandi nari fite jewe guhura n'abantu rusange uwo ari we wese tugasengana, kubera ko uwo ari we wese ni umuntu w'Imana. N'uyu munsi wa none ndi umupasiteri, ngira umunsi mvuga ngo umunsi ndajya kubwiriza abisilamu. Iyo ngize umugisha nkinjemo gumisilamu bakaba ikaze, niyo nyimye kaze ngerageza ubwo niba uri guhinga ndi bugusangira mu tugahinga kugira ngo nguhe message nigendere. Je ntabwo nemeza, uwemeza ni Kristo, icyanjye ni kuguha ijambo nkakomeza, noneho uzazuhira ni Kristo wenyine uzagize ubwe akwibutse rya jambo wumvishije mu matwi yawe. Iyo rero uko nafunguye icyumba rero cyaje nk'abantu batandukanye, abo muri Gatolika, Angelikani, ADPR, amatorero n'amacaci bitandukanye. Nza kugirana ikibazo rero naho nakorera ku murimo bitewe nuko navanze ibintu bitavangwa. Nisegura ku banyamadini n'amatorero, turi abantu b'Imana. Ubwo ndiseguye turi abantu b'Imana. Ningira umugisha nabwiriza hakagira umuntu umwe wakira ubutumwa bwiza. Ijambo ryambwira ngo abahinduriye benshi kwizera bakakira ubutumwa bwiza, bakatura ko Yesu ari umwami n'umukiza, abo bazaka nk'inyenyeri zo mu ruturutu. Igikuru suko ngira abakristo 500 mu rusengero, igikuru nuko ngira abantu bakiriye agakiza nanjye nahaye message. Kano kantu sinzi nakumvikanye cyane. Ningira abantu bakiriye ubutumwa bwiza binkomotseho, abo nzabaherebwa ibihembo. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Nuko nza kuva muri rero ntangira itorero. Aha hantu ubona nkorera hari inzu y'inkoko, ni inkoko bahororeraga. Mpura n'abamama bafite itorero, nganira nabo, sengana nabo, Imana nyemeza kwinjira muri bo tugakorana. Ninjira muri bo itorero intumwa z'ububyutse, nkorana naryo, ntangira ahangaha nta muntu n'umwe wari uhari, ariko ndaza ahantu turatunganya. Nuza kwinjiramo urabona ko nyine ari ahantu n'ubundi hadatunganye nyirizina nk'uko bikwiriye bitewe n'ibyabanje kuhaba. Habagamo inkoko, ariko naje kuhatunganya nyine kugira ngo mbashe kuhakorera umurimo w'Imana n'abantu b'Imana babashe kujya ahantu hatunganye. Muri uko gutangira ndi umusore, ntangiye umurimo mu gace, kandi ndi n'umupagasi wavuye mu ntara nkajya mu yindi, ufite izina ry'ubupagasi. Abakubonye babona ari umwimukira, abakubonye uri wese agufata uko ashaka bitewe nuko naho ashaka gushyira. Urumva ndatangiye nta mafaranga mfite yo kujya afasha mu bikoresho nkeneye. Natangiranye kuko nari fite restaurant nakubwiye, nahise fata intebe nari ifite muri restaurant, nakano kameza ngira ngo n'ubu ngubu karacyahari, nako muri restaurant nakoreshaga. Ndangije fata za ntebe ndagira ndashaka udushoboka, nabo babyeyi bari banyakiriye mu muhamagaro, nabo bagira ibikoresho bampa, intebe bagira intebe 20 bampa. Ndatangira umurimo uratangiye. Ugitangira nabaga mu nzu nakodeshaga y'umugabo ipfa muri society,
turi mu gusenga Imana inyereka umuntu ngomba kujya kubakira inzu, njyewe ndamwikode irasanga irambwira ngo uriya muryango w'abari abana babayeho nabi, genda ububakira inzu. Urahita amanuka uzajya gushyingura no kujya kubatabaruka bubakira inzu, kuko bari mu nzu yasenyutse imeze nabi. Ndaburana ndavuga se mba mwikode, nta kazi ngira, n'akazi nari mfite ka resitora, dore twari kose natumariye mu rusengero, urabona ngo njye kubaka inzu shinge, irambwira ngo ninjye uzabyikora, genda icyo usabwa no kujya kunyumvira ukanya wo kubaka inzu y'ari abana. Nagiyeyo ndagenda mbisangiza groupe twasenganaga, ndabibwira uko gahunda imeze, bamwe barambwira ati turi kumwe, ndaza ngisangiza itorero, ndaribwira yerekwa n'ukuntu ryaje, ati pasteur nuko nyine ubwo Imana yavuganye nawe. Ndangije ndagenda njya kureba uwo musaza, yari umusaza yarakuze ariko atanakuze cyane, ahubwo afite ubumuga, noneho n'abana afite, umugore we yaramutanye babana arigendera kubera ubuzima bubi, amutana babana barabana 6, umugore aragenda, umugabo asigara muri abo bana arakamuga, nta hepfo nta ruguru. Ndamubwira ati rero muzehe nje hano ndashaka kubakira inzu, abantu bana bakabona inzu bazajya babamo. Uwo musaza yaratarinjira mu rusengero rwanjye, yarinze apfa atakanagera mu rusengero rwanjye. Yari umukristo wa ni Gatolika w'inkuru nziza, ni inkuru nziza of course aho ngaho. Noneho umusaza ntangira kubaka inzu, tubumbye amatafari, turabumbye, turi kumba amatafari kubera ko nta kazi, kandi hari ibinkosoma mfite nabo bana nakubwiye 6 b'abasore, abahungu bararya ari igihe kigera abahungu bakarya bakabyuka kavuga ati uburyo uri buteka ibyo biri by'akahunga bakabagira bakagashyira hari ukubona bakamaze. Ndangije fata ikidobo nari fite ndagenda nakigwatereza aho hantu, ndakibasigira. Mu gihe nkibasigiye tuva kubumba, igihe cyo gupima nzano bafundiraga rero mupimira inzu y'amabati nibura 22 bariyo nzabubakira. Barayipima ndigendera, abantu baca uruhinga, kandi bamwe mu bo dukorana umurimo, kamubwire uzahura nabo mukorana umurimo binjiye ari abafana, binjiye ari abagutwaza kugira ngo urusheho gusatira iby'Imana neza, nugambirira gukora ikintu banyuri ruhande bavuga ati reka nze tuze tugusonekemo cyangwa tugukuremo. Banyuri mabwira muze hate muze turabizi uriya mugabo yabonye impunga z'abazungu, afite abazungu bagiye kubakira hagarariye, none uramenye ushaka abafundi bazi bagupimira inzu nini, bagupimira ahantu heza kugira ngo atazagusondeka. Umusaza aragenda ajya gushaka abafundi 2, baraza barapima mu 5,000 byo kugira ngo bamupimire iyo nzu. Bamupimira inzu y'amabati 36. Arangije gupima arabazana iwanye, baraza ngo nimba amafaranga bya 5 yabemereye. Ese muzehe bigenze gute? Ati nyine aba bantu nabazinye kugira ngo utampimira inzu, nabonaga wapimye inzu nabi, nzana baza kumpimira rero wabaha amafaranga. Ese muzehe mu byukuri nkubaza ikibazo, ndi ifura yawe, hari ahantu nzi ngo sara amafaranga wambikije? Ngo ceceka umugabo, babimbwiye ko hari abazungu baguhaye amafaranga. Ubwo rero ufata ku mafaranga ufite wishyura abafundi. Urumva ikidobo cyanjye nakigwatirije ahantu nikopesheje amazi, uw'inzu arimo arampamagara ngo nishyure, njyewe nta nzu mfite yo kubamo. Uyu munsi wa none kuba ntaragira inzu ngo ngende nyibemo, ashimira Imana nabonye ikibanza umuntu wampaye ikibanza, ariko ndabyizeye ko ngiye kubaka inzu, kuko mu minsi yashize natangiye kubaka, imvura irazira isenyera irangiza. Ngaruke gato rero umusaza angezeho amaze kumbwira ayo magambo, numva umutima wanjye urangiritse. Icyambere, umusaza ngiye kumwubakira ntafite aho mba ngewe, ndi mu ikoti. Kabiri, ngiye kumwubakira ndi umusore, nanjye nkeneye ejo hazaza, nkeneye kugira nanjye kuba nagira ahantu hanjye, ariko ngiye kumwubakira iyo nta n'ahandi hantu muzi, gusa nuko Imana yasanze mbwira ibyo bintu. Noneho ngira ikibazo cyuko nagwatirije ikidobo cyanjye, ngira ikibazo cyuko abana banje umunsi kwari twanariye akawunga kadafite isosi, Mana kwari twariye akawunga kadafite isosi, noneho twakarumanze
turiye nabi, ibyo twakagombye kuba byadufashije kujyana bikoresheje aho ngaho nabyo bimbana bike, umusaza araje kongamo. Ni hahandi Imana ikubwira ngo nzakugirira neza, wamara gusohoka mu rusengero ugahura n'ibitsitaza ngo abahanuzi bakubeshye. Naga abahanuzi bakubeshye bugiye Imana yavuganaga nawe na Satani yararekereje kugira ngo aze kugerageza ryasezerano. Mwibuke neza ko Aburahamu, Imana yaramubwiye ngo Aburahamu wingiye sokokuruza wabizera. Iranamubwira ngo muri wowe niwe amahanga yose azaherebwa umugisha. Ariko ntibyabuje Aburahamu guhura n'inzara. Aburahamu mugura n'inzara kwiwe byatumye abwira umugore barimo bajya kwa Elimeleki bari mu nzira ajya mu Egiputa. Aramubwira ngo madamu, nshingiye ku buranga bwawe n'ukuntu umeze, abanyagiputa baraza kunyica bagukize. Yigira inama igihe umunsi mubi waje ku buzima bwe, Aburahamu abwira umugore we ati uhinduke mushiki wanjye mbe musaza wawe iminsi mibi y'icumi. Abantu benshi dukorera Imana, twagera mu kibazo tugashaka kuntu twiyeranja ngo tuve mu kibazo, Imana tukaba tuyishyize ku ruhande. Yibagirwa isezerano yahanye n'iki n'Imana. Niho yagiye ajya kwa Elimeleki, atanga umugore we, baramutwara kwa Elimeleki, bamutwara mu bandi badamu b'umwami. Umugabo ne bamuha inka ajya mu ifamu y'inka. Ngaruka ntabwo nashatse kubwiriza ku bya Aburahamu, ariko nashaka kazanamo kugira ngo wumve isezerano kuntu rigeragezwa, kuntu rihura n'ibirigora n'ibirinaniza. Ngiye mfite ndimo ndumvira Imana, ariko nubwo ndi kumvira Imana hari ibije kunca intege. Nyirubwite niwe waje kunca intege rero. Umusaza amaze kumbwira ariko numva ndababaye. Noneho abafundi baravuga ngo ya pasiteri zana amadolari bana wijya gukina duhama. Tawe twamuciye make tutabizi ko kumbara amafaranga y'abazungu na ugomba kuduha ku mafaranga ukaduha menshi. Twamuciye 5 uraduha 7 kugira ngo rero ndefande wantumye, kuko giwe sinze kana kandi bana bakababwiye giwe ndi umwambasaderi w'Imana mwisi. Kandi umwambasaderi ahanari abafite ubushobozi bukemura ikibazo cy'uwamutumye. Ikimunaniye atanga ripoti ku wamwohereje. Ibintu ndabisobanura. No kuvuga bamaze kumbwira gutyo, ndavuga ngo ninahagararira Imana ahantu ndaza gutuma izina ry'Imana ritukwa ku bwanjye, nzagirweho urubanza. Kandi ningi uhagaze ahantu ndi umwambasaderi w'Imana. Nkora iki? Ndababwira rero mwege nimwashobora kuvunjisha amadolari. Ubundi Imana ijya yiyeranja kubera ko niyo yonyine nifite ubushake kundiremo ibintu ikabikoza. Ndavuga kubwo komita yayisima amagambo yo kubasubizaho, kandi namwe nimwashobora kuvunjisha amadolari, mugende mu ndindira umunsi wejo muzasubibe, muzaze ejo bone nzabahabira ndi mwashaka mvuye kuvunjisha amadolari. Kuko mwege mbariye byuko muri ntabwo mwashobora kuvunjisha amadolari, ngaho mutahe muzagaruke ku wundi munsi. Babagenda bafite icyizere, n'umusaza itavuga ati sinabivuze, Mungu afite n'amadolari. Amanuke ngesigara itanikata mu ati wibuke ko hararero nkukuye mwiso, nanjye nutankura mwiso nibirakureba. Iryo sengesho nahise senga, mbwiye bari abantu ko nzabishyira ku wa 4, bari baje ari ku wa 2 birakurora. Nahise njya kwara mu butayi ndasenga ninginga Imana, irambwira ngo humura nziyerekana. Hakaba hari umuntu nasenganye nawe afite ikibazo, Imana iramusubiza. Amaze gusubizwa amera nk'unyibagiwe. Uko ndi gusenga nava ariko Mana ko nzi ko hari abantu wampuje nabo, ko nzi ko mu bantu nasenge hari abantu batabawe, ngiye hagize umuntu unyibuka. Sengyo sengesho Imana ikora ku mutima w'umugabo nari narasengeye yarabuze akazi, aza gusubira mu kazi. Arampamagara arambwira ngo ari kura cyabaho. Ndamubwira ati ikikuzanye niki? Ndabizi ko umaze amezi angana ko kudatanga icya 10. Icyo ni ideni rya mbere urimo ugomba gutanga iki cya 10. Ntangira kumwishyuza beshe ko hari ko namukobye. Kumbi ni isaha Imana yateguye inyuranyije ibihe, iragira ngo babantu nibaza gushaka amafaranga bagire gute bayabone, kuko nababwiye ko amadolari batabasha kuyavunjisha. Umugabo ati cyumbwiye niko kuri rwose, kakazi narakabonye ndahembwa neza, maze guhembwa amezi 3 nta cya 10 nigeze ntanga, nuko kandi uyu munsi kuzuye. Ndavuga ngo nta nubwo wigeze ushima Imana, ubwo ndimo ndashaka gwira mwibutsa ko atanashimye. Akababwira reka mabwire nk'abarokore ngo tujya tubwizanye ukuri, mwe kubeshya abantu. Iyi Mana yaduhamagaye. Hari umunsi umwe Yesu yarari mwivuga butumwa n'abigishwa be, bageze ahantu uko Yesu yari umwana w'Imana. Yesu yari Imana yuzuye, yihinduye umuntu, kandi yari umugwaneza, yari yazanye amahoro ku isi. Yagombaga mu bintu byose gukora kugaragaza iki? Amahoro. Ari nabyo ngira ngo itorero cyangwa abakristo tugaragaza amahoro aho dutuye. Wa mudamu ugaragaza amahoro mu rugo rwawe,
wa mugabo we garagaza amahoro mu rugo, kuko ikiri muri wowe gifite amahoro yuzuye. Niba ureba hari ibyazanye intambara, shaka inzira yose uca uburyo bwazana amahoro mu rugo rwawe. Kandi nubona byanze, hamagara uwagutumye mu rugo, wagiyemo kuri misiyo, uzuza misiyo y'Imana mu rugo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Umva kano kantu Yesu ngo nkubwire, uko ndimo senga, umugabo amari kumamagara, amari kumbwira gutyo, ndamubarira. Umugabo ambwira ati tubiga mpembwa 220. Ndavuga atahwe, nahise niruhutsa. Urumva 220 mu kwezi ni amafaranga 22,000. Amezi 3 ukwa kane wayikunziyemo mbese bibaye 188. Mana, amafaranga aragwiriye, agiye kuma icya 10, mbese yanyohereje amafaranga 134. Abagabo sinjye babonye kuwa kane hagera, baraje mvana ya mafaranga menshi kugira ngo sinafanya yo mbishyura, kugira ngo mbe ko navunjishije amadolari, kubera ko nababwiye ko batabasha kuvunjisha amadolari, kuko nari ifite ikibazo mu mutima. Abagiye kubikora nabanganizi banje dufatanyije umurimo, ari naho ngira ngo nkubwire, we wakomerekejwe naho mukorana umurimo. Yesu yabanye na Yuda, arabana nawe imyaka, baragendana, kugira ngo Yesu anereke Yuda ko ashaka kumukuraho umuzimu w'ubugambanyi yarafite, amushyira ku mafaranga. Imana iguha icyo ukunda, ntabwo iguha icyo udakunda. Yabonye ko ufite umunwa munini nzi kuvuga ibintu byo kukubwiriza ubutumwa, kuko yari bizi ko mbese ngewe niyo ndi mu gucuruza. Hari akantu ucuruza hari mu isoko tw'utubuto, ndimo nasenga n'Imana ngo impe ubushobozi kaguke. Umuntu wese ukeneye imbuto yazabongiye kwa Pastor Nzabirinda azi kureba imbuto. Mfite bageti y'ibihumbi 450 kugira ngo nkoraho kantu, n'udufaranga dukeye Imana ntabwo utwo nitubuze. Nese sifite abo yayahaye, none se ugira ngo hari abagifite umutima kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwaguka. None se ugira ngo aba bana barahanga, uziko ku munsi iyo nkoresha amafaranga make kugira ngo hano mu rugo bajye saa 6 tujye nibura basi 4. Ubwo nabwo n'uburyo nyine bwo kwiranja, kuko ngiye niga mvuye guhaha. Arambye kwanga hatari kavukire yanjye. Ubwo urumva ni mugoroba, kandi akaze nkorana kuvuga Yesu ndahanga noneho gasa ngaruke gatoreye mare kubaha amafaranga. Bamanutse babwira inkuru umudugudu wose, nibo bantangiye message. Nutamvugisha ngo munsi yaje kumvugisha, bamenye ko nabonye umushinga. Baje muri ubwo babonye ko babonye umushinga, nababwira rero niba mwamenye ko ufite umushinga nta muntu ugiramo ubusa. Buri wese tuzakora umuganda kuwa kane, mwese nzababone mwaje mu muganda. N'abatajyaga baza mu muganda batangira kuza mu muganda, kubera iki? Barategereje ko nzabaha umushinga, bamenye ko ufite abazungu. Ndavuga ngo Imana ihabwe cyubahiro ko nanjye mbaye umuzungu. Ndavuga ati kandi ko ni nabyo nisige sifite abana, sifite ikigo cy'imfubyi cyanjye, kandi nukurika amabwizo kure. Mfite yerekwa ariko ntabwo nzava mu isi ntubatse inzu nzashyiramo abana, bano bana bose n'abandi ntarakira bazajya babamo bagahura. Ifite ibyumba nibura nk'8, buryo rimwe abakobwa bagira icyumba cyabo n'abahungu bakagira icyumba cyabo, n'abasaza babandi bicuke nyine badafite nk'abakira aho hantu nibura nk'abasazisha, nanjye nkazajya nandikisha mu gitabo. Kandi uwo mutwe uwo mushinga wanjye wagutse mu bwonko, nzi ko Imana izampuza n'abandi bafite iryo yerekwa tugakora icyo kintu. Umusaza naramanutse ndeba ibintu bakoze, ndabireba ndavuga okay, birahwana n'ibitekerezo bye uko ariko gendera ko cy'umutima wanjye wambwiye n'Imana yamamagaye. Pima yanzu y'amabati 22, inzu ndazana turayizamura, kubera kakana Imana yakoze. Abantu banyizeyemo ko ngiye kuzana abazungu, mfite abazungu bagiye kuzana umushinga, abana babo bagiye mu mushinga wa kopasiyo n'ibindi. Baratangira rero sukuza kufasha kuzamura kubaka inzu. Nayizamuye vugubugubugu, n'abafundi bakaza, abo ndi buhembe nabo ntari buhembe, kubera ko bakeneye ko ngo nzabashyirira abana he mu mushinga. Inzu turayubaka, mu kwezi kumwe inzu tuba turayizamuye, tugejeho gusaka. Tugezeho gusakana mbura amabati, ndikata njya gusenga mbazima, si we wambwiye ngo ngiye kubaka, sindi busebe njye, ni we wantumye mu isi ndi umwambasaderi wawe, ndi umwambasaderi muri Gahini. Nutabikora kabisa nzabirinda rase wape, ariko ntabwo uri urabusebye. Ngewe icyanjye ndi umwambasaderi, Kazima naguhaye raporo, nguhaye raporo. Ndabizi ko perezida w'u Rwanda afite abambasaderi mu bihugu bitandukanye. Hari ibibazo bakemura mu bubasha bwabo, ariko hari ibindi badakemura bikeneye ko perezida ari we bikemura. Iki kibazo nzabenda nta gifite ubushobozi ngo agikemure, ni we wantumye gikemura. Sengesho natuza
mu gihe ngisoza mu masaa sita numva umuntu arampamagaye arambwira ngo Pasiteri Nzabina, namenye igikorwa cyiza cy'ubutwazi urimo ukora, ndagukeneye kugira ngo nanjye ngire umusanzu wanjye ntanga. Ese uri he? Ati ndi muri video. Nazamutse ndi mu ndirimbo z'amazamuka, nzamuka avuga ngo Yesu umugabo mwiza, nzamuka avuga ngo uri umutware mu bantu, nzamuka nyivuga ibigwi. Ngeze mu isantire sanga n'abana n'abasore babiri b'abangerekani barambwira ngo twamenye uburyo uri gukora umurimo mwiza w'urukundo, natwe turashaka kugira uruhare. Ati si bimeze gute? Atumva ese ufite amabati? Ati ntayo nayabuze. Ati ngwino bangurira amabati 28, bangurira imisumari, bamana amafaranga y'abafundi bazayisaka. Naye manukanye rero nahise nakubita ku igare iryo zuba ryose nyamanukana esamu. Ati ntitwabivuze se hari icyo mwakongera? Shuti y'Imana, Imana ishaka gukora ikintu inyuranye ibihe, utakwishimira agakwishimira kubera ko Imana yanyuranyije ibihe. Ngira ngo ngira umuntu mbwira uri mu nyumva ubundi muvugana nawe ufite umunsi muri wagezeho. Imana ni inyuranye ibihe, hari abantu bari baragutaye bazagaruka. Imana ni inyuranye ibihe, hari abantu bavuga ko ntaho uzapfa ugeze bazagira gute, bazagaruka. Hari umunsi umwe Bedadumu yari afite isezerano ry'Imana, iramubwira ngo Bedadumu nzaguha umugisha. Bedadumu akabyara umwana, ejo akabona arongeye abyaye undi, inzara iba ndende kandi akabyara abana benshi. Aho kubera isezerano ry'Imana haza kubaho igihe isanduku y'Imana iranyagwa. Isanduku y'isezerano bayinyage kubera umugambi w'Imana, iza gukoresha Dawidi bajya kuyigarura. Bayigaruye bageze kwa Bedadumu ku muhaduro we, inka zari zitwaye ziratsikira. Zitsikira umugabo witabuze ajya kuyiramira. Imana ati hari umugabo uri higihanga ufite isezerano, reka manze nkwice kugira ngo ntabare uyu mugabo. Hari abazapfa kugira ngo utababwa. Ari nabwo ngira ngo mvuge iki kintu. Niba Imana ibasha kongera gukorana natwe, ibyumve uyu munsi wa none uko n'ukwezi kwa gatatu turimo. Iki cyorezo cya coronavirus kirangirana n'ukwezi kwa gatatu birangirane byibagirane. Byandike mu gitabo ko ukwezi kwagihaye ukwezi. Birambwira ngo Elisa afata aragenda ajya ku mwami Ahabu, aramubwira ngo Ahabu, namenye ko mutagitambira ibitambo Imana, namenye ko mutagitura Uwiteka amaturo, ahubwo mwayanyujije iruhande musigaye muyatura ibigirwamana. Noneho mpagaritse imvura imyaka 3 ndetse n'amezi 6. Bamusuzugure aravuga ngo n'ikime ndagitwaye. Imana ibona ibyo umugabo akoze uko ari umwambasaderi wayo icyo gihe, iravuga ngo ntago ari byo gusa, igendere gato uzajye ukageze kitwa Kirete, uzatungwa n'amazi yaho kageze. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Mu gukora ibyo bintu yabikoraga agira ngo icyubahiro cy'Imana cyongere cyuzure. Ndagira ngo Imana yongere ibyumve, ntibizavuge ko Nzabenda ari we wasenze iryo sengesho, ahubwo bizavuge ko Imana yakoze igitangaza ari yagambiriye gukora yuzuza umugambi wayo. Ikizi iki cyorezo isi kibujije abantu amahoro n'umutekano mu izina rya Yesu Kristo. Wangwara we, ndabizi kutesheje abantu umutwe, ndabizi ko ababyeyi benshi byamaze kubahangayitsa, ndabizi ko abanyakazi ntibagikora, ndabizi ko ibigo byinshi, ndabizi ko byamaze gufunga, ndabizi ko amatike menshi y'indege yahagaze, ndetse ubusabane n'ibihugu byahagaze kubera coronavirus. Ariko reka nongere mpamagara ijoro rivuge ngo reka uyu mwanya muri aya masaha ijoro rifata umwanzuro riterane rihagarika iyi ngwara, rihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Yesu kubw'imbabazi z'Imana n'ubutware bw'Imana, ijoro niriterane ryanzure. Ntago Mana byakunda ko abantu babona igisubizo bakebuze. Urakoze gutanga igisubizo mu izina rya Yesu, amen. Ndimo kugira ngo dusoze kuko natangiye babwira ko umuhamagaye Imana iguhamagaye iwuha n'ibizawushyigikira. Ijambo riri ku mutima wanjye ndimo ngenderamo muri iyi minsi nihaye yo gusenga bitewe n'ukuntu mbona isi imeze n'ukuntu ibintu byagenze. Iravuga ngo kangura Yesu, kangura Yesu. Ni ijambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko, ni igice cyaho cya 4 umurongo wa 35 ugasoma kageza ku murongo wa 40. Yesu ajyana n'abigishwa biwe binjira mu bwato. Yesu ageze mu bwato afata umwanya araryama arasinzira. Abigishwa bakomeza akazi kabo bagomba gukora, baragashya baragenda. Ariko Yesu akaba afitanye gahunda n'amazi. Arashaka gusuzuma abigishwa be, arashaka kumenya agaciro uburyo bamufata n'uburyo bamwizera. Yesu arasinzira, ariko asinzira afitanye uko buri kintu cyose gifite amatwi yo kumvira Imana. Kano kantu ndakavuga cyane, buri kintu cyose gifite amatwi yo kumvira Imana.
Ni nayo mpamvu nshaka kubwira ngo iyi ndwara irimo izenguruka, irimo ibuza abantu umutekano, kandi ikibazo wari ufite cyakubujije amahoro, kandi ingwara wari ufite zakubujije amahoro, imanza zaburiwe, zabuze abaziburana, wabuze ukuvuganira, buri kintu cyose gifite amatwi yo kumvira Imana. Hamagara Yesu azarambura ukuboko, niyarambura ukuboko birakemuka mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yarasinziriye, inyanja izana ikibazo, izana umuraba, inkubi y'umuyaga uba mwinshi mu nyanja, baragashya bagera ahantu babona biranze. Umwe yibuka ko bari kumwe na Yesu, aravuga atari kuki umwigisha we yiryamiye, aramukangura, aramubwira ngo mwigisha, ntubyitayeho, ntubona ko amazi atumereye nabi? Yesu agikanguka, arambura ukuboko. Arambuye ukuboko, nuko aho kanya ngo inyanja iratuza. Ndagira ngo nkwinginge, wowe uri munyumva, ndagira ngo nkwinginge, wowe unkurikiranye ukumva buno buhamya, hamagara Yesu, umubwira arambure ukuboko mu kibazo wari ufite. Hamagara Yesu arambure ukuboko kwiwe mu ntambara uri mu Rwanda nazo wabonaga nta herezo. Hamagara Yesu arambure ukuboko mu kazi kawe. Hamagara Yesu arambure ukuboko mu rugo rwawe. Si kugira ngo mbikubwire ngo utere morali. Abigishwa bakanguye Yesu, bakimukangura ako kanya ngo arambure ukuboko, inyanja irabaturiza. Baribaza ngo mbese uyu ni muntu ki? Ngana ku musozo ngo dusenge. Ndagira ngo mbwire abantu twabanye bakurikiranye isezerano, kuko Imana ikivuze igikurikirana. Nzabirinda mwagomeje kuganira nawe. Aha umusozi wa Gahini akoreraho umurimo, siho honyine nkorera. Ngira ibihe byo gusenga. Umunsi wo kuwa kabiri ni umunsi mba ndi kuri biro, nakiraho abantu batandukanye bakeneye ko nganira nabo by'umwihariko, sengana nabo by'umwihariko, kuko fite abantu batandukanye bagiye basanga kuri uwo munsi wo kuwa kabiri tugasengana. Kandi nabonye gukora kw'Imana gutandukanye, uko mu gukorera Imana kwanjye harimo impano ngira zishyigikiye umurimo zitandukanye. Mfite impano yo kwigisha ijambo ry'Imana, impano y'ubuhanuzi, n'impano y'ibitangazo yo gusengera abantu mu buryo bugiye butandukanye. Ngiye mbona Imana ikiza indwara zitandukanye. Rero ndaza gusoza mbabwira ngo nukenera ko dusengana ni karibu i Gahini, kandi ushaka ko dusengana kuri telefoni nkoresha ni 07 8 28 12 8 17. Iyo nomero iba no kuri WhatsApp, niyo twabasha guhuriraho tukavugana tugasengana. Rero nishimiye kongera kubana namwe, ariko ndi mu gusuzanya ngo dufate umwanya dusengane. Wewe wamaze gukurikirana ubu buhamya, wewe wamaze kubyumva, wewe ufashe umwanzuro wo kwihana, wewe ufashe umwanzuro wo guhindura uburyo wakoraga n'ubwo wakoreragamo Imana, ugafata ingamba zo guhindura. Ndagira ngo ufate umwanya dusengane, ndagira ngo ufate kano kanyo tuze mu kibazo duhamagare Yesu, mu ntambara uhura nazo duhamagare Yesu, mu rugo rwawe duhamagare Yesu, mu rushaho rwawe duhamagare Yesu, mu rubyaro rwawe duhamagare Yesu, mu bana bawe duhamagare Yesu aze, kandi no mu kazi tumuhamagare. Wa mukobwa we utegereje umugabo imyaka myinshi, wa musore utegereje umugore igihe kinini, utegereje amasezerano ko yuzura, reka duhamagare Yesu, tumukangure gatoya, arambura ukuboko, turabona igitangaza cy'Imana. Reka dusenge Imana. Mwami wo kwizerwa, Mana ikomeye, ndambuye ibiganza byanjye mbitunza hera. Igitumye mbirambuye nkabitunga hera, nibutse ijambo ryawe icyo rivuga, kandi fasha umwanya munini nari ndimo ntanga ubuhamya, nari ndimo nganira ijambo ryawe, ndimo mvuga imirimo n'ibitangaza ukoze. Aya masaha ngero ukora igitangaza, aya masaha hari imitima irushye waruhura, aya masaha hari umuntu ubabara Mwami Imana mu gatuza wakiza, hari umuntu urwaye umugongo wabohora, hari umuntu urwaye amaguru wabohora, mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Mana, reka mpamagare imbaraga zikomeye, ubutabazi bw'Imana. Reka hari ingo zari zisenyutse wakongera kubaka, hari imiryango yaribuza amahoro wakongera guha amahoro, hari abana batumviraga ababyeyi wakongera guha kumvira ababyeyi babo. Mana ndasenze, ndi mu gusenganya guhora ku ngoma. Hari ibyo sengeye rero, hari ibyifuzo bitandukanye sengeye aya masaha, kubw'abantu bari ku misozi barimo barira, kubw'abantu bikingiraniye mu nzu barimo barira, barimo bataka. Ngaho girira neza ubwoko bwawe. Urakoze Mwuka Wera, umugisha Mwami wanjye mwiza, abawukwiriye, kandi ugumye kutugirira ibambe. Byambaje nizeye kubw'izina ry'Uwiteka, mu izina rya Yesu. Amen, amen.